kandi muraho bitewe naho umuntu wese agiye ari, tugarutse kuri Shaka Imana TV tugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko tuvuga ku ijambo, ndagira ngo babwire ku mugabo bita Dawidi. Dawidi abantu bakunda kumwita nkaho ari umuntu usuzuguritse. Hoya, Dawidi ni umuntu ukomeye cyane. Yurebye Bibiliya kubwira ngo yari umusore w'imigenda, w'inzobe, ufite uburanga kandi w'igikundiro. Ariko abigisha bakunda kumuvuga bamumeze nk'abamufeka kugira ngo ikigisho kiryohe, bavuga ngo kaba kanuka ni utamatama. No, Dawidi yari umusore w'inzobe, w'umugenda kandi w'igikundiro. Dore ibintu bitatu bikomeye Dawidi yakoze. Harimo gufata intare ifasha umwana akayimwambura w'intama. Hari ukwica idubu. Niba koko muvuga ko dukomeye, mwumbwira umugabo wundi ushobora gufata intare akayambura umwana w'intama. Dawidi rero ntabwo yari umuntu woroshye. Dawidi yari umuntu ukomeye cyane ndetse cyane. Ndagira ngo mabwire ngo ntagire inyigisho tuzatwumva zimere nkaho ziduhereza morale gusa, zituma umuntu atitekerezaho icyo yakora nuko yahindura ubuzima. Dawidi yari umuntu ukomeye kuko impamvu yari akomeye. Dawidi nimba yarabashije gufata intare yafashe umwana w'intama akakirana nayo mpaka wiyambuye, agafata akica idubu. Uwo mugabo yari akomeye ndetse cyane. Nawe uzabigerageze niba wumva koko nkombeshye, ukine n'intare. Sibyo no gukina n'intare, uzakine n'imbwa rero kwitana imbwa nyambwa kwitana kurya. Dawidi rero yari umugabo ukomeye. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, numva ari ibice 16 n'umurongo waho. Turahera ku murongo wa 6. Bivuze ngo reka dusome ijambo riri mu gitabo cya Samweli wa mbere n'ibice 16 umurongo waho n'ubundi wa 6. Hari ijambo turageza ku murongo wa 11. Hari ijambo rivuga ngo nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu aramubwira ati, nukuri uyu ni Uwiteka yimikisha amavuta nguye imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye, kuko ari kirekire namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba mu mutima. 8. Yesaya aherako ahamagara Abinadabu aramumurikira Samweli. Samweli aravuga ati, uyu niwe siwe Uwiteka yatoranije. Yesaya arongera aramumurikira Shama. Nabwo Samweli aravuga ati, uyu niwe siwe Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesaya ati, aba sibo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesaya ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli aramubwira ati, mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Amen. Dusomye inkuru z'umugabo Yesayi na Samweli w'umuhanuzi. Ariko mbere yuko tuvugira ijambo, reka tubanze dushime Imana. Turagushimiye Imana wabanye natwe, tuje kuri Shaka Imana TV kuvuga ijambo ryawe. Reka rigire umumaro ukomeye mu mitima y'abantu, risubizemo abantu ibyiringiro, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Izi ni inkuru z'umugabo bita Samweli na Yesayi. Uyu Yesayi yarabyaye abana, tubonye ko ari abana 7. Noneho Imana ituma umukozi wayo Samweli wari umuhanuzi kujya gutoranya y'umuntu witwa umwami, kuko hari umugabo w'umwami Imana yari irambiye warakoze ibyangwa ni Uwiteka bita Sawuli. Noneho kubera ko Sawuli yari amaze gucibwa ku ngoma, Imana yavuga ngo reka ntoranye umuntu nimbura ujya kuyobora ubwoko bwanjye. Niko gufata uyu
Samweli imutuma kwa Yesayi. Ngo Yesayi agezeyo, ngo arebye Aminadabu agihinguka mu bana Yesayi yari amushyize imbere, aravuga ati dore nguyu Uwiteka agomba kwimikisha amavuta nguyu imbere ye nta kundi. Kubera iki? Yari arebye igihagararo n'uburanga n'isura afite, ariko atarebye icyo Imana igambiriye cyangwa icyo Imana ireba. Ngira ngo utangarize ko abantu twebwe iteka ryose tureba ibifatika, tureba ibigaragara, ariko Imana kuko ari Imana ikomeye yireba mu mutima. Ngo nuko ngo akibivuga Imana Uwiteka itabwira Samweli ati no Samweli uramenye udakora ikosa, uwo nge namugaye kuko nge Uwiteka sindeba nk'uko abantu bareba. Imana ishimwe. Rero ngo utangarize ko iyo Uwiteka we ntareba nk'uko abantu bareba, ujye umenya ngo ukubana n'Imana, ukugendana n'Imana, ujye umenya ngo ndi gukora nte. Ese ushobora guhisha umuntu ariko Imana ntiwayihisha. Abantu bashobora kuguheza ntube umuntu w'umwizerwa mu itorero cyangwa mu rusengero usengerwamo, ntibagire n'umurimo bagushinga kubera ubuzima ubamo, ubukene ufite, uko bakubona nyine, ariko Imana yikwemera. Ngira ngo utangarize ko ntugacike intege zo gukorera Imana mu nzu, mu rusengero rwose waba usengeramo cyangwa ku giti cyawe ukorera Imana. Ntukarebe ngo ubwo abantu batandeba, ubwo abantu batampa agaciro, ubwo abantu batanange batampa ikuzo, dore ko abantu tunakunda icyubahiro, ngo biguce intege. Oya, uzakomeze ukore, kuko buri ntukorera abantu, ukorera Imana. Nuko Samweli nawe ngo arebye Imana itumubwira ngo umva Samweli, yureba nk'uko abantu bareba, njye Uwiteka nitegereza mu mutima. Uramenye uwo Aminadabu ubona ntabwo ari wo nge Uwiteka nagutumye gutoranya kwa Yesayi. Ngira ngo ubwire ko wowe ntugire ubwoba, ntugire impungenge. Icyo Imana yavuze, icyo Imana yagambiriye, icyo yashatse ku buzima bwanjye n'ubwawe izagikora. Wowe ntuterwe ubwoba nuko ubona utemerwa mu bantu, ntuterwe ubwoba nubwo ubona udahabwa agaciro ku rusengero cyangwa aho uteranira. Ahubwo uterwa ubwoba nuko udakora ibyo Imana ishaka. Ariko niba ukora ibyo Imana ishaka, Imana irakuzi. Imana ishimwe. Ngo nuko amugaye amuhakanye bahita bamumurikira uwo bita Aminadabu. Nawe Imana nawe ajye amurebye ukuntu aje ari umusore w'simati, aravuga ati uyu nguyu Aminadabu noneho we Imana ntabwo yamutererana, ntabwo yabura kumureba, ntabwo yabura kumwimika. Ariko Imana ihita noneho ikorana nawe connect ku buryo nawe azajya ahinguka agahita imubwira ngo no, nawe agihinguka ahita avuga ati no, ntabwo uyu nguyu namushimye. Ngira ngo utangarize ko nubwo ubona ko wowe wisuzugura, ntukisuzugure uri kumwe n'Imana, ntuzisuzugure uwubaha Imana, ntuzisuzugure ufite ijambo Imana yakuvuzeho, ntuzisuzugure ukorana n'Imana, ntuzisuzugure kuko Imana niba muri kumwe Imana yacu, haleluya, ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira. Ngo nuko ngo Esaya abonye ko nubundi Samweli ahakanye Aminadabu, aravuga ati mfite na Shama. Nawe aramuhamagaza. Shama nawe agihinguka ati reka Imana nawe uyu si we yatoranije kuba umwami mu muryango wawe. Ngo amumurikira abahungu 7 bose, Imana ibagaye. Ngira ngo utangarize ko aho niho natangije mbabwira ngo abigishwa benshi bakunda kuvuga Dawidi nk'umuntu w'umunyantege nke, nk'umuntu ngo wanukaga ubutamatama, ngo udafatika. No, Dawidi Bibiliya kuri 13 na 12 kuri iki gice twasomye iramuvuga, iravuga ngo yari umusore w'inzobe w'uburanga kandi ufite igikundi. None abigisha kugira ngo babyoshye icyigisho baravuga ngo kari akantu ngo katize, ngo kakanyanereje, ngo kanuka ubutamatama. No, Bibiliya iravuze ngo Dawidi. Ibyo ngira ngo ngihagaza, ngira ngo ibyo bintu abigisha tugenda twigisha ni nko gufata abantu nyine bisuzugurwa bakabateramo morale, bakumva ko nabo ibintu mbese hari aho bazagera. Ntabwo mvuze ko umuntu itagipfana umuntu kucyavunga imicazane n'ibikomangoma, ariko icyo ndwanya nawe nuko wumva izo nyigisho ntushakisha ubuzima nk'abandi, ntukore ukumva wasenga gusa ugahora ugenda usenga kandi ukagira ngo biza nawe ubuzima buzahinduka. Ntabwo ubuzima bwahinduka utakoze. Niyo mpamvu ngarutse kuri aka kantu. Ntabwo Dawidi nk'uko abigisha bamuvuga ngo yanukaga ubutamatama, ngo yari umuntu udafatika. Hoya, Dawidi yarafatikaga. Niba atarafatikaga, nimumbwire umugabo muri iki gihugu wafata intare bayirekuye, intare nyantare akarwana nayo
mpaka yinyaze ihene ye cyangwa intama ye yabifashe. No, wapfa kumukura yese. Dawidi niba yarafashe intama idubu akarwanya n'akayica, akarwana n'intare akayica, uwo mugabo umugira umunyantege nke gute? Uwo mugabo, uwo musore ubumva ko atarafite imbaraga gute? Yarashorewe n'imbaraga ebyiri. Hari imbaraga z'umubiri nazo zari zirimo, hari n'imbaraga z'Imana yamuyoboraga. Rero ntudushaka imbaraga zimwe ngo izindi tuzireke. Ushaka imbaraga z'umubiri, ushake n'imbaraga z'umwuka. Izo zizagushoboza kurwana n'ibigeragezo, izo zizagushobora kurwana n'idubu yawe ufite. Kuko Dawidi icyo gihe yarwanaga n'idubu, ariko ubu nawe muri iyi minsi ufite idubu yawe. Ushobora kuba ari umugabo washatse, idubu yawe ushobora kuba ari umugore washatse, idubu yawe ushobora kuba ari ubukene ufite uyu munsi, idubu yawe ushobora kuba ari kubura umwana ubugumba, idubu yawe ushobora kuba ari akazi washatse utarabona, idubu yawe ushobora kuba intare yawe, ushobora kuba umusozi kuri imbere w'ubuzima bwo gupfundikiranya. Ariko kugira ngo ufate iyo dubu cyangwa iyo ntaro yice, biragusaba gushaka imbaraga z'umubiri, ariko gushaka ubuzima, ushakashaka mibereho, ukora akazi kose ubonye. Nimba utarabona nako wigiye ugashaka akazi, ugakora akazi kose. Icya kabiri, biragusaba kwizera kw'Imana ibasha gukora cyane, kuko ni wizera Imana, Imana izakora imirimo ikomeye. Ni wizera Imana, kuko na Aburahamu kwizera niko kwamushoboje gufata Loti mwene nyina, ahisemo igihugu cyiza cyari gitatse, akamubwira ngo ntugitwara, akajya mu gihugu. Impamvu nawe Aburahamu yabikoze, hari abantu bajya bibagirwa, umugisha ntabwo uba ahantu, umugisha uba ku muntu. Aburahamu rero yari afite umugisha. Ndasubiramo ako kantu, umugisha ndayanga utangarize ko utaba ahantu, ahubwo umugisha uba ku muntu. Nuko ngo Loti we ngabonye igihugu cyiza kinateraniye cyiza gitatse, kirimo ibintu bigezweho nk'uko wabona u Rwanda muri iki gihe. Urabona ko u Rwanda ruraryoshye rwose, rufite amazu meza, rufite ibikorwa remezo byiza. Ngo nuko rero ngo Loti nawe yabonye nk'uko wareba u Rwanda, ngahita avuga ngo ngenda ajya muri iki gihugu. Noneho Dawidi umugaragu w'Imana we, kubera ko yari azi ko umugisha utaba ahantu ahubwo uba ku muntu, ahitamo Aburahamu, ahitamo kujya mu gihugu kidafite ibigaragara, ariko n'ubundi agira umugisha kuruta Loti. Ngo nuko rero tugarutse ku ijambo turimo, ngo Samweli ahita abwaza ngo nta wundi muhungu cyangwa nta wundi mwana mufite. Nibwo bamubwiye ngo dufite umwana w'umuhererezi bita Dawidi. Imana ishimwe. Ndagira ngo utangaze ko impamvu Dawidi yari ari mu ntama, yari anaragiye intama, si uko ari we wari uciriritse mu muryango wawe, si uko ari na wa wundi abigisha bakunda kuvuga nk'umuntu udafite shinge na rugero. Ahubwo icya mbere mugomba kumenya, Dawidi impamvu yamujyanye mu ishyamba niyi: yari umuhererezi wabo, abandi bari barakuze baragiye mu kazi gatandukanye. Ibyo byagombaga guhita bimwerehereza he mu kuragira intama, kuko niwe mwana muto ugomba kumvira ababyeyi bari basigaranye. Impamvu ya kabiri yagombaga gutuma Dawidi ari ugomba kuba ari mu rwuri nyine aragiye intama, nuko n'ubundi nta nicyo yarabaye, kubera ko n'ubundi kuva kera mu hashize umuhererezi niwe waragagwa ibintu by'iwabo. N'ubundi were yari ameze nk'uri kwikorera, ntabwo nukuvuga ngo ise Dawidi, ise n'ubundi yari afite amatungo, n'ubundi ayo matungo bwari ubuzima. Ngira ngo ngutangarize ko ntukabure rero gushakisha ubuzima ngo uvuge ngo ibintu byose Imana izabikora nta ruhare rwawe. Uruhare rwawe nawe no gukora, uruhare rwawe no gushakisha, uruhare rwawe no kwiga imyuga itandukanye, uruhare rwawe no gushaka uburyo witeza imbere. Ngo nuko Dawidi, impamvu mvuze ibi, Dawidi abantu bakunda kumuvuga nk'umuntu udafatika, bakunda kumuvuga nk'umuntu udafite shinge na rugero, ariko Dawidi yarakomeye. Ngo impamvu rero mubabwiye abamubeshaga muri ayo mashyamba cyangwa muri ubwo butunzi, muri izo ntama, si uko yari asuzuguritse, no, niwe wari usigaye mu bana biwe wagomba kumvira ababyeyi. Ngo nuko baramuvuga ngo nimumutumeho. Samweli ahita amuvuga ngo ubu nona tuvugana. Imana ishimwe. Imana igiye ijya yibuka imirimo, hari igihe Imana ijya yibuka imirimo. Imana ni kwibuka ntawe uzayihagarika, Imana ni kwibuka ntawe uzayitanga imbere. Ndagira ngo utangarize ko Imana nihagurutswa no kugutabara ntawe uzayikoma mu nkokora. Ndagira ngo utangarize ko Imana nihagurutswa igihe cyawe kigeze, ariko ikitonderwa, igihe cyawe kigeze. Igihe cyawe nikigera Imana igahaguruka ntawe uzayicaza. Igihe cyawe cyageze, ubundi ibintu byose bibera mu gihe. Imana yije gukora ikorera mu gihe. Ngo ni kuko igihe cya Dawidi cyari kigeze rero cyo kuva mu ishyamba. Baravuga ngo tujya ku meza ataraza. Imana ishimwe. Ngo bamutumaho, baramuzana, bamusukaho agihinguka hariya. Buriya agihinguka Imana itibwira Yesaya ati noneho nguwo umwana. Kuki Dawidi yamitswishije amavuta agasubira mu ishyamba? Kuko ubundi umuntu Imana yimikishije amavuta ntabwo yari kujya kurwanya Sawuli, Imana ikimwemera. Kuki Dawidi se nahaboneye ubwami yaramikishijwe amavuta? Yesaya yamuhize, Sawuli nako yamuhize, akagira nubwo akeba ku kinyita cy'umwenda we ntamwice. Ariko uyu munsi abakoreye iki gihe
iyo umuntu anakuvuze umva wamugirira nabi, ariko siko bimigomba kumera. Ndagira ngo tuba abakirisitu bo kubabarira, tubabarire abantu batugiriye nabi, tubabarire abatugambanye, tubabarire abantu batuhemukiye. Niho uzaba umukristo nyamukristo, niho uzaba umukristo w'inyangamugayo, niho uzaba uri mu rugendo rujya mu ijuru. Dawidi ntiyabwo yamwihimuyeho, nta nubwo yashatse kumwica, yaramugiriye imbabazi. Nagira ngo mbwire ngo rero ntugire ubwoba. Imana ntabwo ireba nk'uko abantu bareba, Imana yitegereza mu mutima. Imana irakuzi, ntucibwe intege n'itorero usengeraho, ntucibwe intege n'ubuzima uri kunyuramo, ntucibwe intege n'imibereho ufite uyu munsi, ntucibwe intege n'akazi ukora ushaka ntukaronke, ntucibwe intege n'ubuzima wirukaho ukabona utarawufatisha, ntucibwe intege n'uko uri gushakisha imibereho ukabona idahinduka, kuko Imana dukorera, Imana dusenga, Imana twamenye, Imana twakurikiye. Niyo mpamvu yavuze ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Uwiteka arakuzi aho hantu uri, aho hantu uryamye wigaragura arahazi, aho hantu mu bibazo waba urimo byose Uwiteka arabizi. Ntugire ubwoba, igihe nikigera uzabona ukuboko kw'Imana, igihe nikigera uzabona gutabarwa kw'Imana, igihe nikigera uzabona imbaraga z'Imana, igihe nikigera uzabona uburengezi Imana itanga. Ngo nuko Dawidi ngo hageze bamusukaho amavuta, asukwaho amavuta yo kuba umwami. Nubwo uri ahantu haciriritse, ariko hari igihe kizagera Imana ikabagutera ikahagukura. Nubwo uri mu buzima ubona bwo gupfundikiranya, ariko Imana ifite urufunguzo ku buzima bwawe. Nubwo ubona uri mu buzima bugoye, ariko Imana ibasha gukura mu buzima bugoye igashyira mu buzima bwiza. Nubwo ubona ukora ntibigende, ariko Imana iracyafite imbaraga. Umugaragu Yobu beze bamubwira ngo nta muntu wahura n'ibi bibazo n'ibi bigerageza ataratutse Imana. Arababwira ati ngewe gukiranuka kwanjye ndagukomeje, kubera ko nisize ku munzani, nipimye ku minzani, nsanga ntacyo nacumuye ku Mana. Arakomeza arababwira ati rero nubwo bimeze bityo sinzikura ho kuba inyangamugayo, kuko ndamenya Imana, naho yanyica napfa nyiringira. Ndagira ngo utangarize ko nubwo wagera mu bibazo Imana muba muri kumwe, nubwo wagera mu ntambara Imana muba muri kumwe, kuko irakuzi cyane. Nubwo bene nyina wa Dawidi bumvaga aribo bakwiriye kuba ubwami, ariko Imana ntireba nk'abantu, Imana yitegereza mu mutima. Izi impamvu yakuzigamye, ifite impamvu ikikubeshe muri ubwo buzima, ifite impamvu uri kunyura muri ubwo buzima bw'amakorosi, izi impamvu iri kunyura muri ubwo buzima. Ahari no kugira ngo ikuremere ubuhamya bw'ibyo uzabwira abantu, ahari no kugira ngo ikuremere ubuhamya bw'ibyo uzakora, ahari no kugira ngo ikuremere ubuhamya bw'abantu nawe uzakomeza bari bageze mu buzima bwo gupfundikiranya cyangwa mu mibereho igoye. Ntugire ubwoba rero, Imana irahari, Imana irahari. Ijambo yavuze igira ikurikirana, ijambo yavuze igira ikurikirana. Ntabwo ibigeragezo ufite uyu munsi byakwica, ntabwo amakuba ufite ari ayo kukwica, ntabwo intambara ufite ari zo kukwica, kuko Uwiteka Imana arakuzi mbisubiyemo. Uwiteka yakumenye kera, Uwiteka yakuvuzeho mbere yuko abantu bakuvuga. Niyo mpamvu ntugire ubwoba, nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona intambara ari nyinshi, ariko iyakwimitse izagutabara. Iyagukuye hirya no hino irakuzi, iyagukuye mu maboko ya shitani n'ubundi iracyagukora, iragutabaye cyage n'ubundi iracyatabara, iyakurengeye cyage n'ubundi iracyarengera. Imana ishimwe. Nuko rero Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo nge sindeba nk'uko abantu bareba. Abantu bo bareba igihagararo, bakareba aho uvuka, bakareba amashuri ufite, bakareba wenda isura, bakareba intambara warwanye, ariko nge nitegereza mu mutima. Ngira ngo utangarize ko ntiwigaye, ntiwisuzugure, ahubwo ujye usuzugurwa cyangwa uterwa isoni nuko Imana itakuzi. Ujye ugira isoni cyangwa ugira ubwoba bwo kudakorana n'Imana, ariko niba ukorana n'Imana izakwimikisha amavuta, izakuvana mu buzima bwo gupfundikiranya, igushyire ku buzima bukwiriye. Niba ukorana nayo izabana nawe, niba ukorana nayo uzabana nawe. Na niyo mpamvu rimwe bari abagabo bagiye gutata igihugu, bagezeyo ngo bari abagabo 12, abagabo bose 10 bazavuga ngo bene icyo gihugu twababonye, ndetse twabarebaga tukabona turinzige, nabo batureba bakabona turinzige. Aho bari banabeshya, kuko ntabwo wajya gutata igihugu ngo umwanzi numubona ngo ubure kumwica, ahubwo ubwo bwatumye bashiraho no kubeshya. Nose baravuga ngo baturebaga, bababona bakabasiga, bari kubabona bagasubirayo. Ariko kubera ubwoba baravuze ngo twababonye tukabona turinzige ngo nabo batureba. Icyo cyari ikinyoma. Ahubwo ubwo bwatumye batavuga ibikwiriye. Ariko ngo hava abagabo babiri, Imana ishimwe, Yeshuwa na Kalebu, baravuga ngo ngewe umva mbatangariza ijambo rikomeye. Barababwira ngo
icyo gihugu koko twakigezemo twakibonye, nabo bagabo bavuga koko twababonye twe ariko ntibatubonye, twe twababonye koko niba nini ni nabagari, ariko niba Uwiteka twishimira tuzabarya nk'abarya imitsima. Ntugire ubwoba rero, niba Uwiteka kwishimira uzarya ibigeragezo bikuri imbere nk'urya umutima. Niba Uwiteka kwishimira azakujyana aho yakuvuzeho, azagushyira mu buzima yagambiriye, azagusohoreza amasezerano yavuganye nawe. Niba Uwiteka kwishimira azaguha umwana, niba Uwiteka kwishimira azakuvana ku nzara ufite none, niba Uwiteka kwishimira azakuvana ku bukene ufite none, niba Uwiteka kwishimira azakora ibikomeye. Ndabashimiye batuzanye ku ijambo rikomeye rivuga ngo ntimugire ubwoba, kuko Imana ntireba nk'uko abantu bareba, yo yitegereza mu mutima. Ubanza urebe nanjye nirebe, nusanga utunganiye Imana utuze umutima, icyo yavuze izagikora ku buzima bwawe. Amen. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu kubw'ijambo ryawe, reka rigire umumaro ku bazaryumva kandi ryubake abari batentebutse, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.